I'm coming home. Swing wide the gate. I'm one of his own. I fought a good fight. I've kept the faith. Amazing grace has won the race. Swing wide the gates. I'm coming home. I am coming home. Ndatashye iwacu nje mu rugo, reka nsuhuze abakunzi bose abo turi kumwe muri urwo rugendo. Bese bariya bose bamaze kubona itike, bariya bose bamaze kubona ubwene gihugu bw'ijuru, bariya bose bitwa abaragwa. Ariko nta kiza nko kwitwa umwana w'Imana, kuko iyo umwana uri umwana w'Imana automatiquement, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, byanga bikunda ubuhindutse n'umuragwa. Iyo ubaye umwana w'Imana ububaye n'umuragwa w'ubwami bw'Imana. Ahantu rero mana yanjye, sinzi umunsi nzahavugaho mfite umwanya uhagije, ariko buri gihe kizagera kandi uwo mwanya uzaboneka. Turebe umurage w'abana b'Imana, umurage w'abana b'Imana, kuko uwamaze kuba umwana abahindutse n'umuragwa. Kandi wabaye umuragwa, naho waba uri umwana, umuja akabigutwaramo, akabikuyoboramo, akakurerera mu byawe, mu byawe biba ari ibyawe nyine. Bitinde bitebuke umurage wawe uzakugarukira tu, kuko uri umuragwa, uri umuragwa. Ubu wa mugani wa Paulo ngo tumenyaho agace, tumenyaho agace, ngo niyo tureba ntabwo tubona neza, tubona ibintu by'ibirorirori, turebera mu bintu bimeze nk'indorerwamo, mbese tutabona neza, nta precision, nta kintu, nta gihamya, ntabwo ibintu bisobanutse neza ubu ngubu. Kubera iki? Ko turacyari muri uyu mubiri nyine, namwe murabyumva. Muri uyu mubiri ibintu ni nusu, n'agace, ni ibintu bidashyitse. Ariko ngo ubwo igishyitse kizaza, sasa ubwo igishyitse kizaza, wa murage twatwarwagamo n'abaja n'abagaragu, tubitwarwamo babiturisha nabi kandi ari ibyacu. Icyo gihe rwose, icyo gihe ngo ibintu bizaba bisobanutse, nta kwirirwa ubaza ngo ye baba niki. Tuzaba twinjiye mu murage nyine, cyangwa se mu bwami bwa Data. Abana b'Imana rero ni n'abaragwa. Ariko abo bana b'Imana nanone, iyo bamaze guca akenge, iyo bamaze gukura, nyine bitwara nk'abaragwa. Abaragwa b'iki? B'ijuru. Oh, haleluya. Ngo niyo mpamvu Paulo yavuze ati muhoze umutima ku byo mu ijuru, kuko aho ni iwanyu, niho muri. Arabwira abantu baciye akenge, abantu bamaze gukura, abantu bazi iwabo, bitwara nyine nk'ab'iwabo. Uzarebe na hano mu Rwanda, uzarebe iyo haje nk'abanyamerika ariko babirabura, cyane cyane abanyamerika babirabura, ko abazungu bo usanga bashaka kuza bigana abanyarwanda, cyangwa se bashaka kubaho nk'uko abanyarwanda babayeho. Mujya mubabona se hano hanze, baba abadamu baba abakobwa, usanga bashaka uburyo bambara amakanzu y'ibitenge badodesheje mu bitenge byo muri Afurika. Ugasanga abagabo nabo barashaka uburyo badodesha amashati ashushanyijeho ingagi cyangwa se inzovu, ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese bigaragaza Afurika. Abo ni abera. Ariko abirabura bo, uzareba umuntu w'umunyamerika cyangwa se uba muri Amerika aje mu Rwanda hano, ashaka kwitwara nk'umunyamerika kandi ari hano mu Rwanda. Ngo bamubone nyine abagaragaza itandukaniro. Iherene ku gutwi kumwe, ingofero wenda irareba inyuma, ipantaro imeze ukuntu, mbese ni umuntu nyine arashaka kwitwara nk'abanyamerika. Sibye ko hari n'abandi babyigana nyine kandi ari abanyarwanda bataregera barenga n'imbibi n'imwe y'u Rwanda, ariko ugasanga barashaka kwigana nyine imico y'ahandi. Uko ni nako n'abitwa abakristu ba none bakuriye mu idini gusa, bigishijwe idini, bamize idini, niko nabo bashaka kwitwara nk'abana b'Imana, bashaka kwitwara nk'abatahajuru cyangwa se ab'ijuru, nyamara ari ab'isi. Ibyo bibaho rwose, kwigana bibaho, ariko mu by'ukuri buri kintu kigira umwanya wacyo kandi kikagira n'abakigenewe. Ab'Imana n'ab'Imana nyine, kandi bagomba kwitwara nk'ab'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mubabera nk'uko so wo mu ijuru nawe ari uwera.
abana b'Imana rero bagira ukuntu babaho, abana b'Imana bagira ukuntu bitwara, kandi bakitwara nyine nk'abatahajuru cyangwa se nk'ab'ijuru. Turi hano mu isi, ariko iwacu ho ni mu ijuru, aho dutegereje umwami wacu kuzaza ava. Umwami wacu azaza ava mu ijuru. Rero nk'abana b'Imana natwe twitwara nk'abo ijuru. Reka wenda mbere yuko nkomeza kuganira namwe ijambo ry'Imana, mbanze some muri Bibiliya. Mbanze some muri Bibiliya, ndisomera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma. Urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 6, ndahera ku murongo wa 21 ngeze ku wa 23. Urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 6 umurongo wa 21 kugeza ku wa 23 haragira hati: mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni ubu, amaherezo yabyo akaba ari urupfu? Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Tumaze iminsi tuvuga ku kintu kijyanye no kwera imbuto. Bahereye ku magambo Yohana yavuze ubwo abantu bazaga kubatizwa, aho yabatirizaga muri Yorodani, akababwira ati: nuko rero mugende mwera imbuto zikwiriye abihannye, kuko dore ishoka igezwe ku bishyitsi, kandi igiti cyose kitera imbuto icyo giti kizacibwa kijugunywe mu muriro. Igiti cyose kitera imbuto. Ariko se ni izihe mbuto? Ni imbuto nyine zijyanye n'igiti. Ni imbuto zijyanye n'igiti. Yesu muri Matayo 12 nawe ati: igiti cyiza mukite cyiza, kandi n'imbuto zacyo nyine muzite nziza. Ariko igiti kibi mukite kibi, n'imbuto zacyo muzite mbi. Niba igiti ari kibi, n'imbuto byanga bikunda zigomba kuba mbi. Ariko niba igiti ari cyiza, n'imbuto zacyo nyine ubwo ni nziza. Uko rero niko ababyawe n'Imana, abatewe n'Imana mu bwami bwayo, byanga bikunda bagomba kwera imbuto nziza, arizo zitwa imbuto z'abakiranutsi, imbuto z'abera, imbuto z'abana b'Imana. Ntabwo rero Pawulo mu nzandiko ze yirengagije kwibutsa abantu uko bari bameze kera n'uko bameze ubu ngubu. Kuko niba warakijijwe, iki kintu rwose ngira ngo kirasobanutse, ntabwo ngitindaho cyane, nyamara ni ikintu cy'ingenzi cyane kumenya ko agakiza wakiriye byanga bikunda hari icyo kakoze mu bugingo bwawe. Yego kagukuye mu rupfu kakwinjiza mu bugingo, ubu ngubu witwa umwana w'Imana kandi uri n'umuragwa, birumvikana. Ariko se noneho uwo muragwa uri hano ku isi, uwo muragwa uri hano ku isi ariko akaba umuragwa w'ijuru, atandukana ate n'ab'isi? Apana bya bindi bavuga ngo wavutse ubwa kabiri ari mu ijuru, ngo uyu nguyu wo mu isi we, ngo uyu nguyu ugaragara we rwose ni wo kurimbuka. Ni wowe ugaragara. Uwo mushya w'imbere agaragarira muri wowe wambaye uyu mubiri ukiri hano ku isi. Niyo mpamvu Bibiliya ihora ivuga iti mugendane ingeso nziza nk'abana bakundwa. Abana bakundwa nande? Na Data wo mu ijuru. Tugomba kugendana ingeso nziza, tukagaragaza imico myiza, tukagaragaza abo turi bo tukiri hano ku isi. Ntabwo tuzagaragara tugeze mu ijuru. Oya, ijuru riratuzi kuko ryo rireba imbere, kandi ryatubonamo Kristo, wa mugani wa muririmbyi ati: Imana itubonyeho amaraso itwitukiranutse, ntiducire urubanza rubi. Amaraso ya Yesu ayo niyo yaduhesheje gukiranuka imbere y'Imana, kuko gukiranuka kw'Imana ni Yesu Kristo. Umuntu ufite Yesu Kristo rero muri we afite gukiranuka kw'Imana. Ariko kandi ufite gukiranuka kw'Imana, ufite gukiranuka kw'Imana muri we, uwo nguwo ni nawe ugenda nyine nk'abana b'Imana, cyangwa se ugenda nk'abakiranutsi. Abakiranutsi bagenda bate rero? Iki kintu rwose bene data mucyumve neza. Ntabwo twahamagariwe kwandura,
cyangwa se ntabwo twahamagariwe gukora ibyaha, ntabwo twahamagariwe kuba nk'ab'isi. Oya, twahamagariwe kugira itandukaniro, twahamagariwe kuba umucyo, yewe n'umunyu w'isi. Naho tunyuze hose ngo tukagenda tuhakwiza impumuro yo kumenya Kristo. Uwo niwo muhamagaro wacu. N'imbuto twera rero ni imbuto zo gukiranuka, ntabwo ari imbuto za kamere cyangwa se imirimo ya kamere, ntabwo ari isohora, ntabwo ari abantu babona muri iyo batwitegereje batubona mwiki. Sinzi umumama twajyanye ejo bundi tujya mu bukwe bwa murumuna wanjye hari Rwamagana, twari twicaranye umumama, ngenda nyitegereza, ntabwo nigeze mvuga na kimya, nta jambo na rimwe nigeze mvuga. Ariko noneho umumama aza kunyitegera, ugomba kuba uri pastori wowe. Ariko se kubera iki? Oya, ngo abapastori ngo hari ukuntu ngo Imana iba yarabisigiye ubwiza, ngo hari ukuntu. Ni ukuri zarantangaje cyane, ngo wowe ugomba kuba uri pastori tu. Sinzi, ariko byanga bikunda abantu bazatubona tu. Niba nkijijwe koko, niba ndi umwana w'Imana, byanga bikunda, navuga ntavuga, abantu bazatumenya tu. Ntawe ushobora kwihisha, ntibishoboka. Kandi nanone naho twaririmba agakiza, iki kintu rwose jyewe kindya ahantu iyo ndeba umuntu nkamubona nk'umupagani, ariko nakumva amagambo y'Imana avuga. Ibi bintu nanjye hari ahantu bindya, ariko kandi nanone nkigarama ndibo ntabwo ari ibyanjye guca imanza, cyangwa se sigiye nta kristometre mfite yo gupima abantu ngo menye ko bafite Kristo muri bo koko. Kuko uyu muntu ashobora kuba yarakijijwe, ariko wenda akaba yararezwe nabi, ashobora kuba yararezwe nabi, akaba atazi gukiranuka, cyangwa se atazi agaciro ke, atazi uwo yizeye. Birashoboka, sinzi, Imana niyibizi, Imana niza abayo. Ariko nanone ndi allergique, cyangwa se ishishwa n'umuntu numva avuga iby'agakiza kandi akabivuga neza, amagambo ya Bibiliya, amagambo yanditswe, akayavuga neza, ariko kandi wajya kureba ugasanga ni umupagani. Wa mugani w'umupagani wo mu rusengero, arasenga ku manywa na nijoro, arasenga buri munsi, ariko ni umupagani. Nyamara aravuga iby'Imana. Ibihe iby'Imana bihe, aravuga inyuguti, aravuga ibyanditswe, ariko ntabwo avuga ubuzima. Arakwiza hose ibigambo, ariko ntabwo akwiza impumuro yo kumenya Kristo. Iki kintu rwose ntabwo gikwiye kubaho, ariko kandi biriho. Ni ikintu kibabaje cyane, ntabwo byakagombye kubaho, nyamara biriho. Ntabwo abitwa abana b'Imana bose ariko bagaragaza umucyo w'abana b'Imana, ntabwo ariko bagaragaza ubuzima bw'abana b'Imana. Abitwa cyangwa se abiyitirira, sinzi, ariko Imana izabayo. Icyo nkundira Imana izabayo uko waba umeze kose. Niba uri uw'Imana rero, ukaba ukivuruguta, utazi ibyo urimo, wumva ko nyine byarangiye, ariko se umwuka w'Imana ukurimo wo ukubwira iki? Kubwira iki? Nanone aho reka amashyira akadomo. Kuko umwuka w'Imana ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. None uwo mwuka wawe wowe akuyobora mu biki? Uwo mwuka w'Imana ukurimo akuyobora mu biki? Niba wumva ko gukora ibyaha ntacyo bikubwiye, ubwo kwera umwuka wa Kristo ari muri wowe. Umwuka wa Kristo ari muri wowe. Niba wumva ko gukora ibyaha ntacyo bikubwiye, ntabwo nkubwiye yuko kutabikora cyangwa se kubahiriza amategeko ari byo biguhindura umwana w'Imana. Reka da, ibyo ntacyo bipfana, nta naho bihuriye. Ntabwo twahindutse abana b'Imana ubwo twarekaga kwiba, kwica, gusambana, kugira gute, ibyo byaha byose bikorwa cyangwa se bifatika. Ntabwo aricyo cyaduhinduye abana b'Imana. Twahindutse abana b'Imana ubwo twakiraga Yesu Kristo, tukizera izina rye. Aho niho twahawe ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Icyaduhinduye abana b'Imana ni ukwizera Yesu Kristo. Ariko noneho nkagaruka hahandi, kwizera uku kuvugwa nyabuneka ni kwizera kuhe? Kwizera gusa se ni ukwatura? N'aya magambo dusubirishwamo, n'aya magambo tuvuga kwizera
kwizera ni iki? Ese twizera byagenze bite? Cyangwa se kuki twizera? Kuki umuntu yizera? Wizerera iki? Ni ukuri yewe iyo numva abantu muri kino gihe bitwa bizera, numva iyo bavuga basa naho bavuganira ikisi. Kuko hari ingune ebyiri wa mugani. Hari abavuganira amategeko, agaragaza ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kandi ni koko, ni ukuri, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kandi nanone nkavuga mu yandi magambo nta n'ukubaho. Nonese hari ukwizera kutagira imirimo kubaho se? Nyamara hariho kwizera ku buryo bwinshi, kwizera ku buryo bwinshi, ariko kwaba kwinshi kwizera kose kugira imirimo, kwizera kose kugira imirimo. N'uwizera amashitani nawe agira imirimo. Nta kwizera kutagira imirimo. N'uwizeye umupfumu ajya ku mupfumu agakurikiza ibyo umupfumu yamubwiye byose. Ubwo rero niba yizera umupfumu agomba gukora n'ibyo umupfumu yamutegetse gukora byose. Nta kwizera rero kubaho kutagira imirimo, uko ni kubaho. Ariko noneho uko kwizera abantu bashakishiriza mu mategeko nanone ugasanga ntabwo ari kumwe kwazanywe na Yesu Kristo. Ibyo nabyo bikaba urujijo. Ubuse kweri ubwo icyo gihe ikizabikubwira ni uko usanga uvanga. Ugasanga uvanga, yewe n'iby'imihango, iby'agakiza ntuzi ibyo ari byo, iby'umwuka ntuzi ibyo ari byo, iby'umubiri ntuzi ibyo ari byo. Noneho wowe wifatiye amategeko uravanze tu, wiririye izo mvange, uvuza imvange. Noneho abakumva bakibaza, uyu muntu yakiriye agakiza gatangwa na Yesu Kristo cyangwa yakiriye agakiza gatangwa n'amategeko? Kuko hariho gukiranuka kubiri. Hariho gukiranuka kw'abantu gushingiye ku mirimo yabo, gushingiye ku mategeko. Uko ni ugukiranuka kumwe. Nyamara hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Biguhamya gute? Ko aho ngaho naho abanyamategeko bashaka ukuntu bahaviringa kugira ngo abantu batumva ko uko gukiranuka kudashingiye ku mategeko. Cyangwa se ubundi ngo uko guhamya kw'ayo mategeko, guhamya uko gukiranuka, bavuga ko ngo iyo usohoje ayo mategeko nyine ngo ubuhamije ko wizera. Ariko si cyo bishaka kuvuga. Amategeko n'ibyahanuwe nta kindi byavugaga uretse Yesu Kristo. Amategeko n'ibyahanuwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yabwiraga abafarisayo bo mu gihe cye, abo banyamategeko bo mu gihe cye, akababwira ati mwirirwa murondora mu byanditswe mwibwira ko ariho mubonera ubugingo, nyamara ibyo byanditswe n'amategeko, amategeko n'abahanuzi nta kindi byahamyaga uretse jyewe. Ariko mwanze kuza hondi ngo mubone ubugingo, mwebwe muri mategeko gusa. Kandi ayo mategeko n'ibyahanuwe nta wundi byahamyaga uretse jyewe. None naraje, mwebwe muracyari ku gicucu, nyamara umuntu yaraje. Yesu ati muve ku giti, dore umuntu nijye waje. N'abashatse kuzana ibi by'amasabato no kumukire, nijye mwami w'isabato. Kuki mutava ku munsi ngo mundebe jyewe mwami w'isabato? Mbaho uburuhukiro, isabato yigeze baruhura niyihe? Nihe sabato mwaruhutse mukaruhuka koko? Nyamara waje iwanjye ababonye uburuhukiro budashira, ni isabato y'iteka. Ariko abantu ntibashaka kubyumva. Bakundwa rero, ndavuga nti abana b'Imana, icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni iki? Ndashaka kuvuga yuko abana b'Imana bafite ibibaranga, bafite ubuzima bwabo, kandi ubwo buzima bwabo ni ubuzima bw'umucyo, ni ubuzima bwo gukiranuka. Reka mvuge ntyo, wenda murabyumva neza. Ubuzima bwo gukiranuka. Kuko ntabwo twakijijwe ngo hanyuma dukomeze tube babandi. Kuze twakijijwe. Ninde wakijijwe akaguma uko yarari? Inde? Yewe uretse n'agakiza k'ubugingo Kristo yatuzaniye, n'uwakize mu mubiri, ninde wakize ngo yongera akomeze abe nk'uko yari ameze? None ubwo waba warakize iki? Niba warakize, warakize. Ubuzima bwawe bwo mu burwayi butandukanye n'ubuzima bwawe nyuma yo gukira, biratandukanye. Agakiza k'ubugingo nako kamaze kuboneka, byanga bikunda hari icyahindutse mu buzima. Iki kintu dukunda kugitangaho urugero, Yesu yinjiye kwa Zakayo. Nta wigeze abwira Zakayo ngo vuga gutya, kora ibi n'ibi, atura, subira mw'aya magambo. Ni Zakayo ubwe. Zakayo ubwe wahagurutse aratura, aravuga ati jyewe uhereye none, umuntu wari umujura,
umuntu wari ruharwa uvuga ati jyewe uhereye none igice cy'ubutunzi bwanjye gihaye abakene, asigaye yose ngiye kuyishyura abo nanyaze. Uwo nanyaze ngiye kumukubira inshuro enye, uwo nanyaze nzamwishyura inshuro enye. Ninde wabimutegetse? Hari ubuzima bwa Kristo bwari bumwinjiyemo, yari amaze kuvuka mu buryo bw'umwuka. Zakayo yari amaze gusobanukirwa neza yuko uyu nguyu ari we mwana w'intama w'Imana waje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi uwo nguwo nyine akubabariye, uwo nguwo avuze ati urababariwe, ubu nababariwe nyine. Tekereza rero kumva umutwaro wari ukuriho ukuvuyeho. Ariko se ninde wayoberwa ko umutwaro umuvuyeho kwe? Ninde waba wari uvunitse ijosi rishaka gutebera mu gituza, yagira atya kumva umutwaro bawukuyeho ngo akayoberwa ko umutwaro umuvuyeho, kandi yagendaga niha. Ninde wabiyoberwa? Ninde wakizwa rero ngo ayoberwe ko akijijwe? Ariko se ninde wakizwa nanone ngo agume uko yarari? Ibyo ni ibintu bidashoboka. Abakijijwe barabizi. Ariko kandi muri kino gihe cya none nanone, kuko niho hari ingorane cyane, kandi nacyo kimbabaza, nicyo kintera agahinda. Muri kino gihe cya none, aho ubutumwa bwiza butangiye kubwirirwa, aho butangiye kuvugirwa, aho butangiye kwamamara no gukwira hose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni naho nanone ibicupuri nabyo bigwiriye. Uko burya iyo hasohotse ikintu, igikoresho runaka cyangwa se ikintu runaka, iyo gisohotse mu ruganda, hari abantu bitwa abamamyi. Abamamyi nabo baba bacungiye hafi kugira ngo barebe ko bakora igisa n'icyo ngicyo, nabo bagikwirakwiza hirya no hino kugira ngo abantu batabizi babyitiranye, noneho nabo babona isoko. Shitani rero ni umuhanga cyane mu gukoporora no kwigana, gushaka kuyobya abantu akoresheje kandi bya bindi nyine azi ko abantu bakeneye. Icyo ushaka nicyo shitani akuzanira, ariko noneho akikuzanira ari igicupuri, ari igipirate, ari ikintu cy'ikiganano atari cyo. Hari agakiza ko muri kino gihe kavugwa hirya no hino, kandi wajya kureba mu byanditswe koko ugasanga nibyo biranditswe koko. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, abamwizeye bose bafite ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ubugingo bw'icyumweru, si ubw'ukwezi, si ubw'umwaka. Ni koko ni ubugingo buhoraho. Ariko se noneho uyu nguyu bivuga gutya kweri, uyu Yesu avuga yaba yarahuye nawe cyangwa se yaramwumvise gusa? Ko hari abantu batwara umwotsi basize umuriro. Hari Yesu w'umwotsi rero abantu bajyanye muri kino gihe bagenda bamwamamaza bifashishije ibyanditswe, kandi koko wareba ukavuga uti ni kwere kabisa biranditswe gutyo. Abamufite, abizeye bafite ubugingo nta teka bazacirwaho, nibyo. Ariko si uwo Yesu we, Yesu we, uwo nguwo utarigeze agira icyo ahindura mu bugingo bw'umuntu, utarigeze icyo ahindura mu mico n'ubuzima. Uwo Yesu ugasanga abantu nanone bamugizeho ikibazo. Rero mu bamugiraho ikibazo nanjye ndimo. Simpakanye yuko uri muri Kristo Yesu wese nta teka azacirwaho. Yewe nta nubwo mpakanye, reka mvuga ikintu gikomeye cyane, nta nubwo mpakanye yuko uwabyawe n'Imana, uwizeye Yesu Kristo, uwakijijwe abasha no gukora icyaha cya kamere. Rwose simbihakanye. Oya, simbihakanye kuko Bibiliya niyo ibivuga. Kabona icyo cyaha naho cyaba kimeze gite, kiremereye gite, kuko hari ibyaha abantu bahaye uburemere, ibindi babiha agaciro gake. Ariko icyaha cyitwa icya kamere cyose, cyitwa kinini cyitwa gito, icyaha cya kamere cyose nzi ko Imana yagiciriyeho iteka. Icyo cyaha rwose nta muntu n'umwe Imana izakibaza ngo wowe ngo kubera iki ngo wakoze ibi n'ibi, ngo kubera iki wakoze ibi n'ibi. Nyamara mvuga ntya nanone, hari abirukankira muri rwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abikorinde igice cya 6, bati ntusoma hano ku murongo wa 11 ko abajura, abasambanya, bagira ati abakora ibintu nk'ibyo ngibyo batazaraga ubwami bw'Imana. Yego, ibyo ndabizi bene data, nta nubwo nshyigikiye rwose ababikora. Oya, simbashyigikiye, nta nubwo nzigera mbashyigikira. Ariko se noneho kugikora no kuba cyo cyangwa kukibamo, urumva nta tandukaniro ririmo? Nta mwana w'Imana ushobora kuba mu byaha, ibyo ntibishoboka. Ari umwana w'Imana?
keretse ataravutse, yitirirwa gusa, yitwa umwana w'Imana. Ushobora kuba mu idini ryiza cyangwa se itorero ryiza yitirirwa Kristo, yewe ryitirirwa n'umwuka wera, ariko kandi utari uw'Imana, utaravuka ubwa kabiri. Ariko icyo nzi cyo nuko ababyawe n'Imana bose, uwabyawe n'Imana wese afite ubuhamya. Azi uko yavutse, azi aho yavanywe, azi aho ari, azi ubuzima bayemo, kandi niyo asubiye inyuma arabyumva. Iyo atangiye kumva nanone kamere imuzamukanye agatangira kwifuza bya bindi by'ab'isi, nanone arabyumva, akaborogera Imana, akiyambaza ubuntu bw'Imana. Ngaho niho mu Baheburayo 4:16 bakubwira ngo mwegere intebe y'ubuntu bw'Imana mudatinya. Nta mpamvu ufite yo gutinya, uri umwana w'Imana, wabyawe n'Imana. Kamere urayifite, umubiri urawufite, ibyaha biri mu mubiri wawe, irari rikurimo, ariko kandi icyiza kinesha ikibi, kubera yuko ntabwo ikibi kizegera kigira imbaraga kurenza icyiza. Iki turimo nibyo Yohana yavugaga ati, bana bato mwebwe mufite imbaraga, mwanesheje isi. Kubera iki? Kuko ubarimo aruturi mu isi. Ntabwo Yesu na shitani wabagereranya. Abantu bakiri mu ntambara rwose, jewe nibaza niba bizera Yesu, niba Yesu bizera ari uwuhe ngo bari mu ntambara. Uri mu ntambara nande? Wowe turarwana na shitani. Wowe warwana na shitani, wowe wahagarara ugahangana na shitani. Wowe uwanesheje shitani ni umwe. Ko mwagiye mukurikira n'indirimbo, wenda kumva indirimbo ya number 1, number 1 ya Mbonyi Israel. Yesu wanesheje, byararangiye. Yesu yanesheje shitani, byararangiye. Ku musaraba Yesu yamuhemuye ku mugaragaro, amwivuga hejuru ku bw'umusaraba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu yaratsinze. None Yesu niwe twizeye. Uwo Yesu Kristo ari muri twe. Uwo Yesu kuki twamwizeye? Si uko twari twananiwe, si uko twari twatsinzwe. Urwo rugamba urwana wowe uzarurwana kugeza ryari? Ese aho warwaniye ahubwo bigeze bimeze bite? Nyamara abarwanye intambara bagatsindwa bakamanika amaboko nibo bizeye Yesu Kristo. Umuntu utaratsindwa ntashobora kwizera Yesu Kristo. Umuntu utaratsindwa ntashobora kumanika amaboko, ntibishoboka. Utaratsindwa, mutaranirwa agaramya agira ngo ijuru riri hafi. Hariho abantu bumva amategeko bakagira ngo ni ibintu by'i Rwanda, wa mugani. Ntabwo amategeko ari ibintu by'i Rwanda. Amategeko abatayazi nibo bayavuga, ariko abagerageje kuyubahiriza bazakubwira iby'amategeko. Abakurikiranye amategeko bakayubahiriza bakarwana nayo bakagira bati, abo nibo bazi imvune iri mu mategeko. Naho uravugisha akanwa gusa, kandi buri munsi urayica. Noneho banakugiriye neza bakwigisha yuko ngo nuhora watura wiyeza ngo Imana izakubabarira. Ninde wabikubwiye? Ninde wakubwiye ko icyaha gikurwaho n'amagambo yawe? Ninde wakubwiye ko icyaha gikurwaho no kwatura? Ninde wabikubwiye? Kuva kera kose icyaha gikurwaho n'amaraso. Amaraso atavuye nta kubabarirwa ibyaha. Kuva mu isezerano rya kera kugeza n'amagingo ya rero, amaraso ya Yesu twizera, ibyacu yabikuyeho kera. Ubu ntacyo tucyatura, nta kibazo dufitanye n'icyaha. Kubera iki? Kuko tuzi neza ko uwanesheje yanesheje rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Yishyuye umwenda w'icyaha kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Ntabwo rero ninginga Imana, mpendahenda Imana, ntabwo nsaba Imana imbabazi y'ibyaha byanjye kugira ngo Imana ibikureho kubera ko nyibwiye ngo bikure. Wapi! Umuti w'icyaha namenye aho uri. Uri muri Kristo Yesu. Kuva nivuyeho, kuva nemeye gutsindwa, nkiyambura wa muntu wa kera, nkambara umuntu mushya ari we Kristo, mfite gukiranuka kw'Imana. Rero ntabwo ibyo nkora bigayitse, nubwo ntazi, simbyibuka, sinibuka n'igihe mperuka kubwira Imana ngo Mana mbabarira. Gusa nyibwira Mana mbabarira, ubundi ngo bigende bite? Ariko sinkubujije kandi singuciriyeho n'iteka. Wowe rwose wumva ko utsinzwe kubw'igikorwa kibi wakoze, ariko kandi nanone ugomba kubanza kumenya uri we. Ntabwo nkwankuraje cyangwa se singushishikariza gukora ibyo bintu nk'umugenzo cyangwa se nk'umuhango, ngo uko wumvise
kuko hariho n'abandi rwose bo bihana n'ibyo batakoze, n'ibyo batazi. Imana imbabarire, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ibyo nzi n'ibyo ntazi. Umva nawe, kuko bigishijwe iki? Bigishijwe ko ibyaha bikurwaho n'Imana mbabarire. Bigishijwe nuko Imana ibyaha bikurwaho n'amagambo. Nta magambo akuraho ibyaha, nta namwe. Ariko kandi nk'umwana, umwana uzi neza yuko ufite so wo mu ijuru, none ukaza kwisanga wenda wagenza uko utariko, ukunyuranye n'ubushake bw'abana b'Imana, ubasha kuniha mu mutima mu buryo bw'umwuka, ubuti aba, bivuga ngo data. Data, 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 sinumviye umwuka nayobowe na kamere, nkeneye ubuntu bwawe kugira ngo bumbashishe, ntabara, kuko ndetse mwami atari ubuntu bwawe nahora nibera muri ibi ngibi. Mbese ukanihishwa. Icyo gihe rero ntawe bikwigisha ibyo ngibyo rwose, nta tegeko rihari bivuga ngo ugomba kuvuga gutya na gutya kugira ngo Imana ikubabarire. Vuga gute? Vuga gute? Ko imbabazi twazakiriye ubwo twihanaga, maze tukizera Yesu Kristo watsinze urupfu na kuzimu, wa undi wishyuye umwenda w'icyaha, ibyaha byacu byose. Kandi ngo amaze kubikora, Imana ubwayo irarahira. Abaheburayo 10:17 ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. Kubera iki Imana ibyibagiwe? Ni ukubera ko impongano yatanzwe. Kandi iyo mpongano yatanzwe y'icyaha yatanzwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka. Igihembo cy'ibyaha cyarishyuwe burundu. Icyaha cya kamere nta muntu n'umwe Imana izigera igihora cyangwa se ikiziza. Ni nayo mpamvu ubwo twasomaga muri Matayo igice cya 12 mu gitondo, abantu bashatse ko tuvuga ko iki cyaha cyo gutuka umwuka wera, nkaba ngira ngo nkikubwire none aha ngaha, wowe duteze amatwi, wowe wari kumwe natwe mu gitondo, n'ubu ngubu ukaba ukiri kumwe natwe, ndagira ngo nkubwire ko icyo cyaha cyo gutuka umwuka wera atari ikindi, ahubwo ni uguhinyura ibya Yesu Kristo. Umwuka kwemeza. Iyo umwuka kubwira inzira y'agakiza rero, wowe ukayihinyura, kabone naho waba ushaka iy'amategeko, umwuka wera akakubwira ati reka va ku mategeko, dore uw'agakiza kabonerwamo ni Yesu Kristo. Aya mategeko ni inzira ya kera. Nyamara no mu isezerano rya kera muri Yeremiya barakubwira ngo baririza mu nzira za kera, urebe aho inzira nziza iri, haba ariyo unyuramo. Inzira nziza rero ni Yesu Kristo, nta yindi. Inzira, ukuri n'ubugingo ni Yesu Kristo. Inzira ni Yesu Kristo. Uri muri Kristo Yesu nta teka azacirwaho. Nyamara urwana n'amategeko, Bibiliya imubwira yeruye idacira uhane, kamubwira ati rero niwitondera amategeko yose ariko ukibeshya ugasitara kuri rimwe, uzaba uyacumuye yose. Iyo ni Bibiliya. Umunsi wo guhitamo rero ni none. Urashaka ubugingo, ca mu nzira y'ubugingo. Urashaka gupfa, ca mu nzira y'urupfu. Muzi inzira y'urupfu yitwa inzira y'amategeko. Inzira y'amategeko uyiciyemo byanga bikunda urapfa tu. Ariko uciye mu nzira y'ubuntu, inzira ya Yesu Kristo, ndakubwiza ukuri, uzikanga uri mu ijuru. Kabone naho waba wenda wigishwa ibiguhagarika umutima, nk'uko Abagalatiya baje kubigenza. Ubwo bakiraga bigisha amategeko, kandi baramaze kwakira agakiza k'ubuntu, none ngo abigisha amategeko nabo bagaca inyuma bakaza bati mwebwe murumva iby'amategeko gusa, muri shinga Pawulo uvuga iby'ubuntu gusa, nimudakurikiza amategeko ya Mose ntabwo mushobora gukizwa. Abantu bavuga atari ko wamugani kora amategeko y'Imana bikaba byanditswe muri Bibiliya, ubu ngubu kweri nitutabikurikiza ntituzarimbuka. Abana b'Imana bagahagarika umutima, bakagira ubwoba, bakagira bate. Ariko ndakubwiza ukuri, niba warakiriye Yesu muzima, niba Yesu Kristo ari mu bugingo bwawe, niba umwuka wa Kristo ari muri wowe, ndakubwiza ukuri, baguhagarika imitima bagire bate, ariko uzikanga uri mu bwami bw'ijuru, uri mu bwami bw'Imana. Kubera ko ikikujyana mu ijuru ntabwo ari imirimo yawe, ikikujyana mu ijuru ni iyo viza ufite, ni iryo tegeko ry'umwuka rikurimo, ni Yesu Kristo ubwe ukujyana mu ijuru, kuko uwo nguwo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo.
nizeye ko hari umuntu unyumvise. Ibyo ari byo byose, yego ntiyabura abantu bumvirana nanone, kuko abanyamategeko nabo baba barekereje kugira ngo bumve ko hari ukora ku kintu cyabo, ariko kandi nabo niba bashaka ubugingo uyu munsi wa none bahindukirira umwami. Nta kindi amategeko yavugaga, nta kindi ubuhanuzi bwavugaga uretse Yesu Kristo. Ariko ikibabaje nuko abantu bakirangariye mu byanditswe, bakirangariye mu mategeko, bakiri muri bya bindi by'ubuhanuzi, nyamara uwo byavugaga, uwo byahamyaga yaramaze kuza, ari we Yesu Kristo. Icyampa uyu munsi wa none ukakubera umunsi w'agakiza, utazibagirwa mu buzima bwawe bwose, ukavuga uti uyu munsi niho namanikiye amaboko, uyu munsi niho nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye. Kandi ndakubwiza ukuri ntashidikanye yuko Yesu Kristo ninjira mu bugingo bwawe, ntabwo uri bubiyoberwe, ntabwo uri buyoberwe ko Yesu Kristo yinjiye mu bugingo bwawe. Kubera iki? Ngo kuko uri muri Kristo Yesu, ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Uyu munsi rero urumva umunezero utari usanzwe utigeze kumenya. Uyu munsi urumva ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bikwinjiyemo. Uyu munsi urumva umutwaro w'ibyaha wari ukuremereye ukuvaho. Umutwaro w'ibyaha uragwa uyu munsi nuramuka wizeye. Ariko kandi ntushobora kwizera utabanje kwihana, kandi uko kwihana si ukundi ni ukubanza gutsindwa, ukemera ko ntacyo ushoboye, ukemera ko nta nicyo wakwigezaho, ukemera ko nta kintu na kimwe wahindura ku buzima bwawe. Ibyo ngibyo ushaka ukamenya neza yuko utabyigezaho wowe ku bwawe, noneho ukivaho, ugahindukira ukava mu nzira zawe, ugahindukirira umwami, ukamwegurira ubugingo bwawe, maze umwami akagenda nawe akakubera akakubera igisubizo, akakubera umunezero, akakubera ibyishimo. Yesu yinjiye mu bugingo bwawe, ntushobora kubiyoberwa. Igitangaje ni uko hariho abantu badafite gihamya cy'ubugingo, ahubwo bafite gihamya cy'amagambo bumvise. Mu bwonko kumva baramwemeje mu magambo, koko barumvise nibyo wizeye Yesu uyu munsi. Kandi ubwo bigisha abantu, none namwe rwose yaba mwanyumvaga mukareka kubeshya abantu ko bakijijwe kandi nta gakiza, kuko bavuze gusa ngo Yesu ndakwizeye, ubwo ngo arakijijwe, ukamwizeza agakiza ka pirate, agakiza ka feke. Wapi? Ukijijwe ni umenya ko akijijwe, ntabwo ari uwo mubwira ngo urakijijwe. Ngo urumva, kuko hari igitabo kimwe nigeze gusoma, umuvugabutumwa ukomeye cyane cyamamare nyine mpuzamahanga, avuga ngo umuntu yaje kumwihanaho, amubwira ati none ko nshaka gukizwa, none nkaba numva nta kigenda, kweri byagenda bite? Ngo amubwira ibya Yesu, arangije amubwira ati rero urabyizeye? Ati ndabyizeye. Okay, genda ubwo urakijijwe, birarangiye. Noneho ndaragenda, agiye ngo asanga amara icyumweru cyose yumva nta gihindutse mu bugingo bwe. Mu by'ukuri mu magambo yatsinzwe, bamusomeye ibyanditswe, yumva ukuntu Yesu yikoreye ibyaha by'abari mu isi, igihembo cy'ibyaha cyamaze kwishyurwa, impongano y'ibyaha yari y'iteka ryose. Mbese ibyo byose barabimubwira, arabyumva, aravuga ati kumbe ubutwara babare byararangiye. Okay, Imana ishimwe, ndabyemeye kabisa, aragenda. Ariko igitangaje ni uko ngo ibyo bintu bitagize icyo bihindura mu bugingo bwe. Yagarutse ari umunyabyaha nanone nyuma y'icyumweru kimwe, aje kubwira wa mwigisha cyangwa se wa muvugabutumwa, aje kumubwira ati ariko se bya bindi ko nabyemeye, ko nizeye Yesu, nkatura ibyo mwambwiye byose ko nabikoze, ariko ubu ngubu ko numva nta mpinduka, nta tandukaniro ry'ubuzima nari mbayeho n'ubuzima bw'ubu, nyuma yo kwatura ariya magambo mwambwiye, ko numva nta tandukaniro na busa ririmo. Ubu kweri naba narakijijwe? Ikibabaje nuko umuvugabutumwa yamubwiye ati warakijijwe, ikibazo nuko ugishidikanya kuri ako gakiza wakiriye. Mu ruhande rumwe bijya gusa n'ukuri, ariko kandi Imana yanjye iby'agakiza ni ukuri, nta muntu wagombye kubiha undi, kuko umukiza ni umwe gusa, ni Yesu Kristo. Kandi umuntu ufite agakiza ni umuntu ufite Kristo mu bugingo bwe, kandi umuntu ufite Kristo mu bugingo bwe rwose ntabwo wakwirirwa ugira ikindi umubwira. Uyu nguyu yayoberwa wenda n'ibyanditswe byinshi, kuko bakiri igitambambuga nyine, yayoberwa amagambo y'Imana menshi n'ibiki byose, ariko guhamya ko afite agakiza, ibi nta wakwirirwa bimwigisha, nta wakwirirwa bimubwira. Ahantu rero nahagize ikibazo, nibaza ko aka gakiza abantu bizeza abandi rwose, niba utarigera uhura na Yesu Kristo,
kabone naho waba warasubiye mu magambo ibyanditswe bagusubirishijemo, nta gakiza ufite, nta n'ubugingo bufite, kuko Kristo muri wowe, uwo nguwo ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dufite Kristo muri twe, dufite Kristo mu bugingo bwacu, rwose nta wakwirirwa atubwira, nta wakwirirwa twigisha, nta wadi aho ngaho rero niho bigera ijambo ry'Imana rikavuga ngo bose ngo bazigishwa n'Imana. Ntabwo waba ufite Kristo muri wowe ngo wigishwe iby'agakiza. Iby'agakiza wabyigishwa ute? Yewe niba ndiye ibombo, niba ndi kurya ibombo, wanyigisha ute iby'ibombo, ukuntu ibombo iryoha kandi nyifite mu kanwa? Iby'agakiza rero ikibazo bisigaye byigishwa abapagani. Iby'agakiza gashaka kwigisha abantu ubuzima bw'agakiza, ubuzima bw'abizera, ubuzima bw'umwuka. Uri kubwigisha umupagani, abwumva ate? Yabwumva ate? Ariko rero nubwo batabyumva, wowe ugomba kubabwira ko hariho ibyiza. Hari Yesu Kristo utanga agakiza, hari Yesu Kristo utanga amahoro, hari Yesu Kristo utanga umunezero. Ntutangire gusobanura iby'uwo munezero kandi uyu muntu atarakira Yesu Kristo, ntazabyumva. Ariko wa mugani ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Uvuze iby'agakiza, abahuye na Yesu bo bahera ko babyumva. Uvuze iby'umwuka, abafite umwuka wa Kristo muri bo barabyumva. Ariko nutangira kubwira abakamere kubabwira iby'umwuka, bazakumva bate? Bazakumva bate? Rero niyo mpamvu ubuhamya bw'umuntu, kandi ari nacyo tubasaba bakundwa, mu isaha y'ubuhamya mwagiriwe ubuntu bwo kubona yo ku cyumweru kuva saa 2 z'ijoro kugeza saa 3. Muri iyi saha y'ubuhamya rwose twari dukeneye abantu bahuye na Yesu baduha ubuhamya. Ntibazi kuvuga amagambo gusa, kuko dufite abapagani bavuga ibyanditswe bakabisobanura neza ibya Yesu. Umuntu akagusobanurira ibintu ukagira ngo ye baba yarakijwe, kumbi ni umupagani wujuje ibyangombwa, ariko yafashe inyuguti. Yesu rero si amagambo, n'ubwami bw'Imana si ubw'amagambo wa mugani wa Pawulo, ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga.